ati yowe umpereze kuvurora indyame nisinzirire. Elisa ati none ko utagiye mu kinigi? Yaza ati nari mvangiwe. Elisa ati bigenze gute? Gaza tuziko nari gutinya kora dufense none mbonye supesha. Inama mu ijuru yarateranye. Iyi nama yari iyobowe n'Imana Data. Icyari ku murongo w'ibyigwa ni ugucungura umuntu. Hanyuma Imana ishyira umuntu ku isoko, iravuga ngo ni wagenda akemera gucungura umwana w'umuntu. Ibizima biti twebwe iryo soko ntabwo turarirema. Abakuru bati natwe dushingiye ko hariho no kwambara ubusa, iryo soko ntawarirema. Abamarayika bati dushingiye ko harimo n'imisumari no kuva amaraso, ntawakwemera kujya gucungura umuntu. Yohana yari mwiyerekwa. Hanyuma abonye habuze n'umwe wo kuducungura, Yohana ararira. Hanyuma igihe ari kurira, ndashimira Imana yaduhaye umwana wabo. Ndashimira Yesu ajya kugenda aravuze ngo sinabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaboherereza umufasha ariwo Mwuka we wo kuzabana namwe ibihe. Yohana ari kurira, hanyuma Imana imushyira mu mwuka totrede dra. Yohana yicara mu nama mu ijuru kandi ari mwiza, agirirwa umugisha wo kuba mu nama mu ijuru. Kandi koko icyo ni cyo Umwuka Wera adufasha. Umwuka Wera atuma tumenya ibizaba kandi bitaraba. Hari abantu banyumvise bakomera Imana amashyi. Iyo ufite Umwuka Wera, inama ziterana, Umwuka Wera sirimo, zaba zitari zamara gufata umwanzuro, Umwuka Wera akaza akakubwira ibyabereye muri izo nama. Nicyo gituma Yobu yanditse ngo Imana yacu yiciye inkambi yishakura kugira ngo idasohoza imirimo y'amaboko. Turashimira Imana ko inama zose bizicayemo. Ndafashijwe. Inama zose Imana yacu ibizicayemo. Mperutse gusoma ijambo rirambwira ngo uwitwa Pawulo baramugambaniye, ariko ngo Kristo we yari yicaye muri iyo nama. Uzi ko batugambanira Umwuka Wera yicayemo. Bakabwira ngo ntabwo tuzabya. Umwuka Wera akavuga ngo nubwo babyanzuye hari ibindi ijuru byakira. Tinishidwe bifurije gukomeza kuzura Umwuka Wera. Witwa Elisanya afite Umwuka Wera w'Imana. Umunsi umwe Abasiriya baraterana baravuga bati ko turema inama uko tuzatera mu Isirayeli, hanyuma tutarajyayo bakaba babimenye, ninde muri twe utuvamo akajya gutanga amakuru? Umwami w'Abasiriya ateranya inama arabona ashaka kumenya umuntu uva muri twe akajya gutanga amakuru. Atangira gukoresha umubiri, yareba umuntu urakaye ati niko wowe urakaye, ashobora kuba ari we uva muri twe ukajya gutanga amakuru. Urakaye ati rwose muyobozi, uretse karande z'iwacu zo kurakara zakurikiranye, ntabwo ndi mu bantu batanga amakuru. Akongera atekereza umuntu uri metero ya metero, wowe uri metero ya
bakurikiranye naho sinakora ikosa ryo kubagambanira. Umwami w'Abasiriya wabuze igisubizo arakaye, umwe mu Basiriya ashyira agatoki hejuru aravuga ngo buretse kurakara. Nk'Abasiriya ati nabuzwa n'iki se kurakara ko namaze kumenya ko mu nta undi ati buretse reka mubwire mu Isirayeli harimo umugabo. Ndashimira Imana ko mu bagabo harimo umugabo. Ndashimira Imana ko mu bagore hakirimo abagore. Ndashimira Imana ko mu rubyiruko hakirimo urubyiruko ruzi guhagarara ku cyuho. Abati bafite umugabo witwa Elisa, arimo umwuka w'Imana zera. Iyo turemye inama mwuka wera aba yicaye, n'abanyamahanga bazi ko dufite maneko. Muranyumvise we? Muranyumvise? Umwami w'Abasiriya bati noneho biroroshye, reka tureke abareba tujya kugota. Ngo bakitekereza umwuka wera bibwira Elisa, barasimbuka kare kare baraza baramugota. Elisa yagiraga umugaragu witwa Gehazi. Imana ikurinde Gehazi mw'iri teraniro. Gehazi ahora areba ingabo ziduteye, ntabwo azi kumenya iziturwanirira. Gehazi ashinzwe kuduca intege, ahora areba ku biboneka akibagirwa ko dufite Imana ifite ibitaboneka. Gehazi ngo sinzi ukuntu yahengereje abona Abasiriya ati databuja mpereza bote ngende. Elisa ati aka kanya ugiye kuragira inka. Gehazi ati mpereza ikoti ryanjye rirerire, iyo mikino sinyirimo bakwice wenyine. Elisa ati mfite amasezerano nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa, wewe utayafite bakwice. Ndashimira Imana idutabara ikivuye mu bicanye Gehazi ashinzwe kuduca intege, ariko Imana ishinzwe kuduha imbaraga. Mukomere Imana yacu amashyi. Iminota irarangiye da, kandi ndi umusirimu ntabwo nica gahunda. Umusaraba niwo bendera ryacu twabakijijwe, twemereye n'isoriza n'iruteje. Turana neza. Kandi muranzi kuririmba neza nkanatitiza. Twajaga dutinya urupfu, Yesu arutiriye. Elisa aka kanya ugiye mu Kinigi. Haza ati hano hanze hari ingabo. Elisa ati yo byarinde umwuka maze kunyereka disi. Elisa ati data ha Dr. Didayi, korera kuri uyu mugaragu amenye ko dufite ingabo ziruta izari gutinya. Mana bikora kuri Gehazi gato, ndaguhanuriye Gehazi wawe Imana imukore ku maso, amenye ko uzakomera, amenye ko utazakomera yo gupfa, amenye ko uzatura mu mujyi wa Kigali. Yesu amenye ko nta purasitani turiraho.
ati yowe umpereze kuvurora indyame nisinzirire. Elisa ati none kutage mu kinigi. Yaza ati nari mvangiwe. Elisa ati bigenze gute? Gaza tuzikora ndi gutinya koro defense none mbonye supesha. Sikurinda Yohana yumvijwe rimubwira ngo noneho wihina Yohana we umuryango wa Yuda igishyitsi cyo mu muryango wa Dawidi ako kanya yasatirizaho no kureka pande zose uraharema pande zose uraharema ngo yasize ubwiza. Niba hari ikintu kiryohera abantu ni ukumubwira ngo ni mwiza. Iyo ubibwiyemo ahita atereka amaso nk'umukobwa uri kurangwa mu rusengero. Iyo uvuze gusa ngo uri mwiza
imirimo yose igikora abayivugana bibayibeshera bagira inama barekera icyo kigo nderabuzima urekeraho umvisha kabiri yesu yakoze ngo yafashe icyubahiro agishyira mu kuboko afata nyirapasika na nose yatana nyiramargarita na oliva na tirikwera na shandodiye ngo asanga bararemeye kuruta icyubahiro kera abasenopesi basanga icyubahiro bitamukundiye kukigundira baragifata bavuga ngo nyirapasika nitorero ngomba gusiga icyubahiro abona ba nyirapasika bandeya babarutimayo bandemungu bainosa banosiyaka bakelematine bafiona badesire komera imana amashyi araza umva yesu ubundi ari umugabo mwiza yemera kubyagwa n'umupangani uzi ko yabazwe n'umupangani ntabwo bari babizi disi muratanga ituro mumenye ko yewe ubundi mu gihe cyanjye ejo ni aniveriseri ejo bazaba bari kundinda happy birthday imyaka yose maze bakorera aniveriseri ngeze i Kigali maze kubera kutabimenya niteguriye keke ndangije mbwira abantu ngo bantungure
ntiwongere ngo imana twakurikiye ni inyamaboko. Yewe reka dusoze, nzagaruka kubabwira ibyo gutekera ubuhamya, byo gutekera ubugari Imana ikindi gihe. Njagira byinshi, dore burije nzagaruka. Ko namwe noneho rata, Yesu yemera kubyarwa n'umupangayi. Yosefu yari umupangayi wo kwa ba Mariya. Ubwo rero abapangayi muhumure, yemeye gucishwa bugufi kugira ngo buri wese amenye ko ari uwo agaciro. Yosefu yari umupangayi wo kwa ba Mariya. Muri bimwe yakundiye Mariya, Mariya ngo yarakuburaga akagera no mu mazu y'abapangayi. Buriya rero ujye wera imbuto, ntabwo wamenya umubyaza wawe w'amasezerano amutuye. Uzi ko abantu batanyumvise, nanaguze kutu tw'abakire. Arega ibi yarabimbwiye, azajya ambwira ngo nzakugirira. Ariko Mana, nanjye sinzakuvaho, ntabwo nzakuvaho, ntabwo nzakuvaho ngo ukure umuntu mu busa ukamugira umuntu. Imana ititaho tuvuka, Imana itatubaza imyaka, Imana itatubaza amashuri. Muyikomera amashyi. Papa wanjye yabwiraga mama ngo nta cyiza kizamuturukaho. None dore abantu baturutse kuri mama. Imana ikora biradutabaza, nta n'uwawe imbere y'urugo. Mariya na Yosefu bakamusiga, Imana yemera guca bugufi. Muribuka ko Herode yamubise, yemera guca bugufi. Muribuka ko yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Yuda aramugambanira, baramufata bamukubita inkoni. Bamujyana kwa Kayifa, bamugaraguza agati, bigishwa bamuvaho, intumwa zirahunga. Yesu yagiraga abigishwa 12, akagira intumwa 70, akagira n'abandi 5 bo mu ibanga bambisha, aribo barimo uyu Yosefu na so. Habagamo na Mariya, bamugi Yesu yanenge bagiye kumwicisha amabuye. Harimo na Simo. Yesu arasuzugurwa.
kugwa, agera igihe baramubamba, aremera, bamutera icumu mu rubavu, havamo amazi avanze n'amaraso, aca bugufi kugira ngo njye nawe tuzaruka ubugingo. Twari ibivume, twari twaraciwe iteka. Ayo maraso yawe turayashimira, ayo maraso yawe turayashimira. Mwami wacu aratanga umwenda wari ukingirije ahera utabukamo kabiri, kugira ngo buri wese yigerereyo. Nta gasuzugurwe duhari. Kuri uwo muri kumwe mu kiganza, ntumbwire ngo Yesu nta gasuzugurwe duhari. Mureke tumuvuge neza, aje yiferesita, avuge ngo ndacafite abagore, ndacafite abagabo, ndacafite urubyiruko. Aho bari kumuvuga nabi, twe tumuvuge neza. Yesu ukiza igisebo, ibyo kudusebya bigihari. Muhura barakomeretsa akakubera icumu, muhura barakujugunya akagutahuragura. Mureke babiri, ntituzatume yicuza, mureke tumuvuge neza. Abari mu maroji baveyo baze, baryoherwe nuko twaryohewe nawe. Abari kugambana babireke, baze bakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Babireke babireke, abana bakambukira imipaka bagiye gusana ibirozi, babireke, bamenye ko twebwe twambutse imipaka tugiye kumuvugira. Maze kugenda mu ndege inshuro 10. Abandi bagenda bagiye gusura abana ku mashuri, bandi bagiye gusura imiryango, bandi bagiye mu butumwa bw'akazi. Nanjye Yesu yarambwiye ngo iyo umurinde umugire mu butumwa bw'akazi, mwana wanjye. Haleluya! Nanjye nkicara mu ntebe ngo ntegereje indege, haba hari igitambaro kiri imbere, ndabona hajemo ibyongereza, nkavuga nti Yesu arusha agaciro ibyongereza. Kazi igifaransa, nti Yesu semura. Njye mba ndi kureba nk'agapusi kari kureba televiziyo, ariko mfite agaciro. Haleluya! Ubu nsigaye ndavuga icyongereza, nkavuga nti I love you. Igifaransa nkavuga nti ufatishe muri iki. Ijambo Mana, ijambo Mana, wimanira. Birangira Yesu atanze cyangwa se apfuye, ngo uyu mugabo yabaye akazi, uyu mugabo yari kuri Gisozi, uyu mugabo tuba dutuye i Kigali.
kuzamurwa. Umugabo urafata agira pasiko kabaha imodoka muramukinisha. Iyi myenda nambaye harimo ibara ry'imodoka. Aba bantu ko badafashe bagire reka tumuvuge neza. Asagaragara umugabo w'imodoka indege ibikiri atari Yesu kandi nari kuzabona imodoka nari kuzurira indege pe n'ubu mfite ubutumwe n'indesi ni Yesu umukomera amashyi. Tuzamuvuga neza ikibyimba kimeneke. Ntabwo Yesu wanjye azasuzugurwa. Ndabizi ni umugabo mwiza ahemba neza ntiyambure. Umwana wanjye w'imfura yitwa Ihemba neza Patrick. J'ai l'entrée d'une André Finance. Tire en hausse face. Témoigne donc. Yesu ni umugabo mwiza. Nabyaye umwana wa mbere buri cyo mwambika. Byaye umwana wa kabiri mubyara bambaze ku bitaro badusaba 8,000 turabibura. Umugabo wanjye aranyitegereza ati sheri ndagukunda ariko ntibagusigarana. Ati none ko ntayo. None ni sheri uransize. Ati reka nkubwire ubundi buryo nungutse. Ati reka dutoroke. Turaturuka. Twabuze 8,000. Twabuze 1000 bingahe? Ariko reba Yesu ibyo yakoze. 8 byabura. Reba abantu Yesu yampaye uko bangana. Nagira ngo ntangarize umuntu utarakira Yesu umwami n'umukiza muri iri teraniro. Fatiraho umwakire. Ni umugabo mwiza amara umubabaro. Ntabwo naseka semenyanye na Yesu. Twebwe tuvuka mu rugo rw'umupfu. Hari Imana yageze ahari ubwami bwa Satani irabusenya. Uyu munsi yicaye ubwami bw'Imana. Bamubyara ni umudiyakonesi. Musaza wanjye kurikirana umushumba. Kandi nanjye uri kubona sinjye noroshe. Umpagarariye minisiteri y'abamama mbese ubwo ndi minisitiri. Wa wundi wakubiswe. Nzagaruka kubabwira ubuhamya burishe. Mureke dusoze amasaha yageze. Nyakubahwa umushumba mwakoze ko mu mwanya. Mwegere hino. Yosefu yita umugabo. Yesu ntiyasuzugura umubiri ngo yibeshe gusa umubiri umurambo wa Yesu. Hanyuma Yosefu umva ikintu yakoze ngo yinginze Pilato avuga ngo ndabizi ntibishoboka ariko nemera ntange n'amafaranga. Amafaranga akora umurimo. Amafaranga akora sodetere sasa ibituma dukora. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana ashizeho n'amafaranga. Ibindi ndabivuga muhagurutse. Iruta yagiye. Hapo mwambaga gusengera aba bantu. Yesu ashimwe. Bene wabo Yosefu baramubwira ati niko uwo murambo umaze. Yosefu ati umurambo utandukanye n'izindi mirambo. Bati kubera iki? Yosefu ati umurambo uri muri Misiri. Uyu murambo uri muri sinshobora gupfa. Ndamushimira ko ubuzima bwose arimo amurinda gukorwa n'isoni. Mwakire neza ijambo rye. Dukeneye kuba nka Yosefu. Yesu ntasuzugurwe. Wa wundi wakubise uwo nguwo. Wa wundi wakwambukije baramaze guca umurongo ngo kuzaba. Ndashaka gusengera abantu bemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Abantu batarabatizwa cyangwa bari barabatizwa bagasubira inyuma bazamura ibiganza. Zamura ibiganza. Tereka muzika. Muze muhagarare. Mushumba agiye kubasengera. Nzagaruka kubaha ubuhamya. Twegutaye. Bino Yesu amuha amahoro. Atabarika atanga amahoro.
nyemerera mugasengera izi ntama, hanyuma gusenga mumaze gusenga ntabwo byoroshye, ariko reka gusabe numara gusengera aba bantu munyemerere nsengera iteraniro ryose. Imana ibahe umugisha. Mana data wa twese uri mu ijuru, warakoze utanga umwana wawe Yesu, warakoze kwemera gupfa urwo twakagombye gupfa, ukubitwa inkoni twari gukubitwa, wambara urwo twakagombye kwambara, uremeye uca bugufi, duhaye agaciro ibyo wakoze, tukuramburiye amaboko, turaguhendahenze, udushoboze guhora tuzirikana ineza yawe. Waturokoye aho urupfu rwari ruri, turwanira izo tuzi, urwana n'izo tutazi, udutoragura baradutaye, utugira abangaba turiho. Turagusabye ngo udushoboze, widushoboze aba bagabo, widushoboze aba bagore, widushoboze urubyiruko, guhora tuzirikana ineza yawe. Ntuzigere usuzugurwa duhari, tuzaguhamye, tuje kukuririmbira tudahaswe, tukuvugire tudahaswe, cyane ko ari wowe wabigizemo uruhare ngo tube abangaba turiho. Tugukomeye mu mashyi. Imana irambwiye ngo igabanyije umubare w'abibuka, yongeye umubare w'abakizwa. Imana izanye ibyomoro kugira ngo yomore ibikomere buri wese afite. Ni Imana imenya agahinda ka buri wese, iravuze ngo iratuvunjiye, ahari agahinda irashize umunezero. Imana iravuze ngo inejejwe n'iri teraniro, iravuze ngo imitima yacu yiremeye ibyishimo bya none n'iby'ejo hazaza. Yaguye umurimo wayo, izanye abaterankunga benshi, umurishyo muri iteraniro, mube wanzwe, mube wese, mube wajugunywe, mube akazi byanze. Imana irambwiye ngo buri wese yakire impinduka. Mbona Imana itanga akazi, mbona Imana itanga kubyara, mbona Imana izanye umubare mwinshi w'abaririmbyi, mbona buri wese waje wikoreye umutwaro asubijeho ibisubizo. Tumukomere mu mashyi.